Umva nkubwire mbaye ikaze mu nkuru yacu uyu munsi nizera ntashidikanya ko aho muherereye mu mpande zose z'isi mumeze neza haba mu burasirazuba mu burengerazuba amajyaruguru ndetse n'amajyepfo reka mbifurize kumera neza kandi ariko mbahereza n'ikaze cyane muri iyi nkuru yacu uyu munsi. Nago nakwibagirwa umuryango munini tubana umunsi ku wundi, abakuze, abatoya ndetse n'urubyiruko. Murabizi neza ko muramutse mudahari natwe ntago twaba duhari, ibyo ngibyo ni by'agaciro kuri twebwe bitwereka ko turi kumwe. Mu nkuru yacu rero y'uyu munsi ndagira ngo ufate umwanya wawe uzubane nanjye kuva aka kanya ngiye gutangira kugeza ngeze ku musozo kugira ngo dufatanyirize hamwe tugirane inama tumarane irungu ndetse ahanini dukuremo ya masomo ya bwa buzima n'ubundi tugenda ducamo bwa buri munsi nk'uko ngenda mbibabwira. Rero komeza ubane nanjye. Ni Karangwa Sandrine. Muri salo haba hari umugabo wicaye ari ku mashini ndetse n'ibitabo iruhande rwe, ari kujya areba mu mashini agahindukira akareba no mu bitabo. Ibyo ngibyo bari kubikora atari kureba ku ruhande ndetse abikora n'umwanya munini. Hacamo umwanya hakaza undi mudamu aba afite telefone mu ntoki agahita amubwira ati uzi ko na n'ubu ngubu Oscar atari yamfata kuri telefone, ndahangayitse cyane, reba saa yine zirageze ntabwo ari kumfata nta message, ndahangayitse cyane rwose. Uwo mugabo ahita amubwira ati ariko se nubwa mbere umuhungu wawe yageze amasaha atari yataha? Uwo mugore ahita amubwira ati ndabizi neza ko aya masaha ajya harenza ariko ntabwo bisanzwe, ndi kumuhamagara kuri telefone yanze kunyitaba, message nanditse yanze kunsubiza, ngende kubyumvamo ko hari ikibazo runaka. Umugabo ahita amubwira ati ngaho rero mbabarira, njyewe ukuri kubibona ndi mu kazi kandi ndanabyuka kare, rero reka nkomeze nkore iby'umuhungu wawe byo ntabwo bindaba muri aka kanya. Umugore ahita amwihorera agahita ajya mu cyumba, umugabo nawe akaguma aho ngaho. Abo babiri aba ari umugabo n'umugore, gusa baba bahangayikishijwe n'umwana wabo utari wataha kandi amasaha aba yakuze. Uwo mugabo arangije akazi ajya kuryama, gusa umugore ntabwo aba atuje habe na gatoya, aba ahangayitse ahangayikishijwe n'umwana we. Baracya mu gitondo bakamuhamagara kuri polisi bakamubwira ko umwana we ariho ari, ahita yambara vuba vuba akitegura. Ari kwitegura n'umugabo we ari kwitegura kugira ngo ajye mu kazi. Umugore ahita amubwira ati none se ko mbona wagira ngo ntabwo uri buze ngo tujyane. Umugabo ahita amubwira ati oya rwose ntabwo turi bujyane kuko uriya mwana wawe Oscar angeze ahangaha amaze kundambira, niko tumbwira ngo nsiba akazi kanjye njye kureba uriya mwana, ntabwo bishoboka, aho yaba ari ni mukuru ndabizi neza ko ari buze gutaha. Ahita afata agakapu ke kaba karimo imashini agahita asohoka akagenda. Ari gusohoka umugore wamwirukanka inyuma agahita amubwira ati ariko se papa Remi wambabariye kuko kwinjiro tukajyana ukajya kureba umwana wacu ko wasanga hari ikibazo runaka yaba yahuye nacyo koko. Umugabo aramureba akamwihorera agahita yinjira mu modoka agasohoka akagenda. Asohoka ku maso yatishimye kuko umwana we Oscar aba amutera agahinda kenshi cyane, gusa ibyo ngibyo akabyirengagiza. Umugore we nawe ahita afata inzira akerekeza kuri polisi akajya kureba umuhungu we Oscar. Papa Remi ari mu nzira ari kugenda, hari umwana w'umukobwa abona mu nzira ku ruhande hirya mu mucaca, gusa abaryamye atari kunyeganyega. Ahita ahagarika imodoka akavamo akagenda akamwegera. Uwo mwana w'umukobwa ntabwo aba ari kuvuga, gusa aba yakomeretse bigaragara yavuye n'amaraso menshi. Papa Remi ahita amwegera agahita amubaza ati muko wabaye icyo ufite ikihe kibazo? Umukobwa ahita amubwira ati ni birebire cyane, gusa ndakwinginze umbabariye ukamfasha ukanjyana kwa muganga, waba ukoze cyane. Papa Remi ntago atinda kumwumva ahita amufata akamwerekeza kwa muganga kuko n'ubundi ni haba ari kujya abasanzwe ari umuganga. Bagera kwa muganga bagatangira kumwitaho, aba ari ibikomere by'inyuma gusa ntago aba yavunitse. Bahita batangira kubipfuka bakanamuhanagura kugira ngo havemo imyanda. Ibyo ngibyo bamaze kubikora Papa Remi arongera akagaruka akamureba, haba haciyemo akanya gatoya. Akimugejeje iruhande ku gitanda baryamyeho, uwo mukobwa ahita amubwira ati mugabo mwakoze cyane ni ukuri, ntabwo nari nzi ko ndibuze kubasha kugera kwa muganga. Papa Remi ahita amubwira ati nta kibazo bakwitayeho, ubu ngubu umeze neza, hari n'indi miti bari buze kuguha kugira ngo ibyo bikomere bize gukira vuba. Ikindi kandi amafaranga y'ibitaro nayitayeho, ntuze kugira ikindi kibazo. Icyo uri buze gukora uraza guhamagara abantu b'abavandimwe bawe cyangwa se ababyeyi bawe baze bakurebe kuko urabona ko ugifite ibikomere, hanyuma bagucyure mu rugo nta kindi. Uwo mukobwa ahita amubwira ati muga nta miryango mfite nta n'abavandimwe mfite, ni njyewe njyenyine gusa. Muganga ahita amubwira ati ibyo ngibyo ni ukubyihanganira. Ubwo rero
mu masaha nimugoroba nibwo uri buze gutaha, gusa nujya gutaha ubanze uzundebe hanyuma nguhereze iyo miti, hanyuma uzajye uyifashisha kugira ngo ubashe gukira vuba. Uwo mukobwa asa nk'uhinduye isura, muganga arabibona. Papa Remi ahita amubwira ati hari ikindi kibazo se waba ufite? Umukobwa ahita amubwira ati oya muga, gusa hari ikindi kintu kimwe nashaka kugusaba. Papa Remi ahita amubwira ati nta kibazo rwose kinsabe. Umukobwa ahita amubwira ati muri iyi minsi narinde gushaka akazi, gusa biba bigoye cyane kubona akazi utarabashije kugera mu ishuri, biba bigoranye cyane. Ikindi kandi abantu benshi kubera ko batasanzwe banzi ntago baba banyizeye. Hari abo nsaba kurerera abana ariko bakabyanga, bakambwira ko batanzi. Nyine muri ubwo buryo nabuze akazi, nta n'umuntu n'umwe nzi ahangaha. Rero icyo nari ndi kugusaba ni ugusaba ngo ubaye ufite akazi ako ariko kose rwose nagakora, kaba ko mu rugo, kaba ako kurera abana, ako ariko kose nagakora gusa nkabona homba. Papa Remi aramureba agahita amubwira ati none se ntago ufite aho uba? Umukobwa ahita amubwira ati oya ntago mfite aho mba muga, gusa ni mu minsi mikeya nari mpafite ariko kuri ubu ngubu ntaho mfite. Papa Remi ahita amubwira ati okay. Rero kuri icyo ngicyo cyo gushaka akazi biragoranye cyane ko nahita mbikwemerera, kuko nabanza nkabiganiraho n'umugore wanjye, twabifataho umwanzuro tukabona kuguhereza akazi. Ariko niba ntaho hantu ufite aho kuba, waza kuza nimugoroba tugatahana, nta kibazo, tukareba icyo twagufasha. Umukobwa ahita yishima cyane agahita amubwira ati muga murakoze cyane, nukuri murakoze cyane, sinzi ikintu nabitura rwose. Muganga ahita amubwira ati nta kibazo gusa harya amazina yawe wambwiye ngo witwa? Umukobwa ahita amubwira ati njye nitwa Betty. Papa Remi ahita amubwira ati okay sawa, rero nta kibazo, nimugoroba turaza gutahana. Uwo mukobwa Betty asigara aho ngaho ku gitanda. Mu masaha nimugoroba ageze, n'ubundi Papa Remi abasoje akazi ke, araza akamureba akamushyira mu modoka bagatahana. Agenda ari kumuganiriza, gusa Betty nta bintu byinshi aba afite byo kuvuga. Papa Remi nawe aramwihorera akabibona ko atameze neza. Bageze mu rugo, Mama Remi aba yatashye yicaye mu ntebe abategereje umugabo we. Akihagera yinjirana na Betty. Umugabo we ahita amusuhuza, yamara kumusuhuza agahita amubaza ati se wavuye kuri polisi ryari? Umugore we ahita amubwira ati Papa Remi, mbere yuko nkubwira igihe naviriyeyo uyu nuwahe arakora iki ahangaha muri aya masaha? Papa Remi ahita amubwira ati yego nibyo nabyo nari buze kubikubwira, hanyuma banza umwereke icyumba cy'abashyitsi hanyuma uze tuganire. Umugore we ahita amujyana mu cyumba cy'abashyitsi akamurikiramo aho ngaho, agahita asohoka agasanga umugabo we. Aba afite amatsiko menshi yo kumva uwo mukobwa uwo ari we n'aho aturutse. Bicaye mu cyumba cyabo, Mama Remi ahita abaza umugabo ati none se uriya mukobwa nuwa hehe? Papa Remi ahita amubwira ati Mama Remi, rero ndi kugenda cyagiye mu gitondo, uriya mukobwa namusanze ku muhanda afite ibikomere byinshi, yambwiye ngo ni abantu bamugiriye nabi, ariko ibyo ngibyo ntabwo nabimubajije cyane kuko ntabwo yari ameze neza, ntabwo nari kumurekera aho ngaho. Nahise mufata tujyana kwa muganga, bamwitaho baramuvura. Hanyuma rero bamaze kumuvura, yambwiye ko nta hantu afite ho kuba, ko yari ari gushaka akazi muri iyi minsi, ko aho yabaga atakihaba. Ntabwo nashatse kubyinjiramo cyane, namubwiye nti rero ibyo ngibyo byo kubona akazi sindi bubigusezeranye, ariko waza tukajyana mu rugo nkabiganiraho n'umugore wanjye. Rero niko kugerana ahangaha, yitwa Betty. Umugore ahita amubwira ati okay ibyo ngibyo nta kintu bitwaye, gusa uriya mukobwa tubaye tumuvuyeho gatoya, umwana wanjye ameze nabi hariya kuri polisi, ameze nabi, kandi niwe ufite ubushobozi bwo kuba wagenda ukamukuramo, ariko ibyo ngibyo wabyanze. Ndabizi neza ko wenda bikugoye cyane, ariko uriya ni umuhungu wawe, nawe ntabwo ujya umwibuka, ntabwo ujya ushaka kumuha urukundo rwawe, kandi aba agukeneye. Papa Remi ahita amubwira ati umva madamu, ubwo ngubwo uratangiye, kwinshuro uratangiye, nta kintu na kimwe nakorera uriya muhungu. Erega nanjye ndamukunda, ntugire ngo ntabwo mukunda, ni umwana wanjye, ibyo ngibyo ndabizi, ariko arangora cyane. Ngaho ngo yasinze, ngaho ngo yakubise abantu, ngaho ngo byagenze gute, reba ukuntu angana, reba imyaka afite. Umuvandimwe we barutanwaho imyaka 2 yonyine, reba ahantu ageze, yarize, afite akazi keza, amaze kwigira, amaze kuba umugabo. Ariko ndebera uriya we, nta kindi kintu aba arimo, gusa n'inzoga, abakobwa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Njyewe ugerekera aho ngaho kumumbwira. Mama Remi ahita amubwira ati umva Papa Remi, nkubwire umwana wanjye ntihagira ikintu aba, bakanamukoraho gatoya, amakosa araba ari ayawe,
kandi ibyo ngibyo ndabigusezeranije ntago uzongera kumbona mwiyi sura rwose njye nawe ntago tuzumvikana. Papa Remy ahita amwihorera akajya kuryama. Hacamo iminsi 2 yose Oscar atari yava kuri polisi, gusa mama Remy amwinginga kugira ngo umwana we Oscar bamukure kuri polisi, ariko Papa Remy aba yabyanze neza. Betty nawe abakira aho ngaho bari kumwitaho bakamuhereza ibiryo. Rwose mama Remy nta kintu na kimwe aba afitanye na Betty iki kibazo. Iyo minsi 2 yose maze gucamo, Papa Remy none arihangana akajya kuri polisi agakuramo Oscar bakagaruka mu rugo. Mama Remy akibona umwana we yahita aza akamuhobera akamubwira ngo yaramukumbuye, nta kumurakarira ibyo ngibyo rwose nta na kimwe. Oscar ahita areba papa we akamubwira ati papa ntago nari nzi ko namara iyi minsi yose hari kuri polisi, ufite ubushobozi bwo kuza kunkuramo ukandekeramo. Papa ahita amubwira ati ceceka aho ngaho, nibi ngibi nkoze nukubera mama wawe, induru yampozagaho ntago yatumaga nsinzira, ubundi se n'iki kizima cyatuma ngukura kuri polisi, ubundi wakurekera wenda nk'imyaka 2 nibwo wazaza ibyo bintu by'ubucucu ufite mu mutwe byarakuvuyemo. Mama Remy ahita abwira Papa Remy ati umva ndakwinginze wimbwirira umwana nabi, Oscar agenda mu cyumba cyawe woge hanyuma njya kugutegurira ibiryo uzurye uryama uruhuke, naho papa rwose umwihorere. Ahita ajya mu cyumba cye. Amaze kugenda Papa Remy ahita abwira umugore we ati ariko Mama Remy ni wowe utuma Oscar abakuriye, nta kintu na kimwe umubwira cyatuma hinduka, nta kintu na kimwe ukora kugira ngo umwana wawe hinduke, icyo ukora gusa ni ukumushyigikira mu mafuti ye, njye ntagomba mbyumva. Mama Remy atamubwira ati urakoze cyane kuba mukuye kuri polisi, gusa uriya mukobwa wazanye Betty namutekerejeho, nabonye ko dukeneye umukozi, kuko ahangamba ndi njyenyine, hari igihe ngenda ibintu bimwe binamwe bikangirika, ariko aramutse ari ahangaha byajya bimfasha cyane, kuko najya mbona n'umuntu mpamagara akamfasha nanjye ibintu byo mu rugo. Papa Remy atamubwira ati rwose ibyo ngibyo ntacyo bitwaye, utangire urebe ko wamugurira imyenda mishyashya, dore nta myenda afite, urebe n'utundi tuntu two ku ruhande wamugurira yaba akeneye. Ikindi kandi nabonye uriya mwana akwiye kuganirizwa, ugenda umuganirize wumve ibibazo yaba afite, hanyuma uze ubitubwire turebe aho twahera tumufasha. Mama Remy atamubwira ati yego Papa Remy ndaza kubikora, ariko nawe jya ugerageza urekera aho ngaho impuhwe zawe za buri munsi, abantu maze gufasha rwose ni benshi, gusa ikimbabaza nta n'umwe nari nabona ahangaha aza kugushimira. Papa Remy aramureba akamuseka akamubwira ati Mama Remy ntago mba ndi kubikora kugira ngo bagaruke ahangaha banshimire, ahubwo mba ndi kubikora kugira ngo ndebe ko wenda umugisha Imana yampaye nawe usangira n'abandi, ibyo ngibyo nibyo mba nifuza. Rero ngiye gusubira mu kazi, hanyuma ibindi nizere kuri buze kubyitaho. Ntari nibagirwa navuganye na Remy, yambwiye ko muri kiriya cyumweru azaza kudusura akamara hano iminsi, kandi amakuru meza ashobora no kuzana na fiancé we. Mama Remy arishima cyane atamubwira ati Imana ishimwe cyane, ngaho rero jya mu kazi ubwo turaza gusubira. Papa Remy ahita afata imodoka yakagenda. Mama Remy nawe agahita ajya mu gikoni. Ageze mu gikoni asanga Betty ari koza amasahani, ari no gutegura igikoni ahantu baba batekeye. Mama Remy aramwegera agahita amubwira ati Betty ndi kubona rwose uri kwivunisha cyane, ibi ngibi nari kuze kubyikorera. Betty ahita amubwira ati oya rwose ntago wari buze kubikora, kuko nanjye nta kindi kintu mba ndi gukora, mwaramfashije munzana ahangaha mutanzi, nta n'ikintu kinini mwigeze mumbazaho nturukaho mva, muramfasha gusa nta kindi kintu mwitayeho, ese ubundi kubera iki mwabikoze? Mama Remy araseka agatambwira ati Betty rero kureba umugabo wanjye kuriya kuva twamenyana tukiri batoya akunda gufasha cyane, nuko ibintu byagiye biba byinshi tukagira inshingano nyinshi, ariko ahangaha wasangaga hari abantu dufasha, tugenda tumenya buri umwe ibibazo afite uko dushobojwe, akaba ariko tumufasha, bamwe bakagenda ubuzima bugakunda, abandi bitaba byakunda bakaba bari ahangaha, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero nari nsanzwe mbimenyereye. Impamvu wabonye nta kintu na kimwe mubwiye nuko ibyo ngibyo dusanzwe tubikora, kandi mbere ntago nabyumvaga, ariko ubu ngubu nsigaye mbyumva. Rero kubw'iyo mpamvu wabwiye umugabo wanjye ko ushaka akazi, ahangaha urabona ko nta wundi muntu mfite umfasha, njye kuguha akazi uzajya umfasha ibintu byo mu rugo, ngo utume aho nashoboye kujya ungireyo, ako ngako rwose niko kazi twakubonera ahangaha byihuse. Kutyo kubera ko umugabo wanjye yambwiye ko utabashije kujya mu mashuri, rero twazajya tureba nyuma icyo twagufasha, ariko ako ngako niko
nshoboye kugufasha kano kanya. Beti biramurenga cyane kuko abahuye n'abantu biza, ahita amubwira turakoze cyane rwose mama Remy, urakoze cyane, sinzi ikintu nagushimira kuko nubwa mbere nabona abantu bameze gutya bafite umutima mwiza, nta kintu kimwe nzakora cyatuma nge namwe dushwana. Mama Remy atamubwira ati okay, nta kibazo rero umuhungu wanjye Oscar yagarutse, mfasha tumutegurira icyo kurya, ndabizi neza ko ashonje, hanyuma ibindi turaza kubikora nyuma. N'ikindi ntari nibagirwa, mu masaha nimugoroba turaza kujyana mu isoko nkurebera imyenda uraba uri gukoresha mu minsi mu gihe ntari nabasha kuguhemba. Beti arabyishimira cyane, bahita batangira gutegura ibiryo, turyo tworoshye two guhereza Oscar. Bamaze kubitegura, Beti ahita abifata akabijyana ku meza kuko mama Remy abagiye mu cyumba kwitegura kuko abagiye kujyana na Beti mu isoko ngo amushakire imyenda. Beti akibigeza ku meza abateye umugongo Oscar ntago bari kumureba mu maso, ahita yindukira akamureba, akimukubita amaso arikanga, Oscar nawe akikanga. Oscar ahita ahaguruka agatamubwira ati wowe urahangaha gute, ahangaha wahabwiwe nande? Beti ahita amubwira ati nyine abura ikintu avuga akarya indimi. Muri ako kanya mama Remy ahita ahagera agahita abwira Oscar ati Oscar umeze neza cyangwa uyu muntu musanzwe muziranye? Oscar ahita abwira mama ati mama ninza kubikubwira ntago uza kubyizera. Mama ahita amubwira ati nyine mbwira niki? Oscar ahita amubwira ati mama ibaze ko uyu mukobwa ari we watumye marira minsi yose kuri station ya polisi. Mama ibyo ngibyo wabyizera? Mama ahita amubwira ati ngwiki uvuze ngwiki? Beti byagenze bite? Beti ahita amusubiza ati rwose mabuja reka mbanze ngusobanurire. Mbere na mbere uyu muhungu wawe yari ari mu mafuti. Mama Remy ahita amubwira ati ntuzongere no gutekereza kuvuga gutyo umuhungu wanjye ibyo abakora ababizi, urabyumva neza? Nari nzi ko uri umwana mwiza, nari nzi ko ndi kugufasha, nari nzi ko ndi gutuma ubuzima bwawe bugenda neza, ariko nawe wafashe umwana wanjye umushyira muri gereza. Ntabwo ibyo ngibyo twabyumvikanaho. Oscar fata ibiryo byawe urye, iki kibazo rwose ndaza kugikemura, ntabwo bishoboka ko nabana n'umuntu ugambanira umwana wanjye bigeze aho ngaho. Beti subira mu gikoni nawe banza urya ibyo biryo. Mama ahita agenda n'uburakari bwinshi, bisa nkaho yarakariye Beti cyane. Amaze kugenda Beti arongera akagaruka agahita abwira Oscar ati Oscar ndakwinginze rwose, yego nakoze amakosa, ntabwo nanjye ubwanjye nari nzi ibyo ndi gukora, ariko ndakwinginze nuramuka unyirukanishije nta handi hantu mfite ho kujya. Ndanapfukamye. Ahita apfukama, Oscar akamureba akamwihorera, akamubwira ati ndapfukamye ndakwinginze umbabarira rwose amakosa yose naba narakoze. Ikindi kandi ibyo mwankoreye ndabyibagiwe, nta nubwo mbyibuka ko byigeze bibaho, icyo nshaka nuko nkomeza kuba ndahangaha kandi ndi no gukora akazi. Oscar ndakwinginze rwose umbabarire, dore mama wagiye andakariye cyane. Oscar atamubwira ati ngaho haguruka kandi umenye ko njye nawe ntago birangiriye ahangaha. Ahita ahaguruka akagenda, gusa abafite ubwoba bwinshi cyane. Ku mugoroba papa Remy arataha bagasangira ibyo kurya, Beti abazi guteka bayabateguriye ibyo kurya ndetse n'indi mirimo yo mu rugo abazi kuyikora. Papa Remy ibyo ngibyo barabimubwira akabyishimira cyane kandi aba yanamuhaye ikaze. Bamara kurya rero mama Remy agahita ajya mu cyumba cye. Papa Remy arabibona ko yarakaye agahita amukurikira, ariko mbere yuko agenda Oscar nawe aba ari aho ngaho muri salo. Papa ahita amubwira ati Oscar nagira ngo nkumenyeshe ko muri kiriya cyumweru Remy aba aribwo azaza, uzitwararike kandi uzitware neza, ntabwo nshaka za ntambara zanyu za buri kanya. Ikindi kandi iminsi twaguhaye ikiruhuko yashize, gira usubire ku ishuri, ariko ubona uzasoza ryari? Abana mwiganye ubu ngubu bafite akazi keza, kariyeri zabo zigeze kure, ni abantu bakomeye, ni abantu bafite akazi keza, ariko wowe uri aho ngaho uracyari mu ishuri urakiga. Ubu ngubu bomva uri gutekereza neza. Oscar ahita abwira papa ati papa n'ubundi ndabizi neza ko icyo nakora cyose imbaraga zose nashyiramo kugira ngo ubone ko nkura cyane niga cyane, ibyo ngibyo ntabwo wabibona, rero ntabwo nkeneye guterana amagambo nawe, ngiye kuryama. Ahita ahaguruka akajya mu cyumba cye. Papa Remy nawe agahita ajya mu cyumba cyabo. Akigera mu cyumba mama Remy aba yahagurutse yifashe mu maboko bisa nkaho hari ikintu kiri kumubangamira. Papa Remy akinjira ahita amubwira ati Imana ishimwe urahageze, ndagiraga ngo uriya mukobwa ku munsi w'ejo ntazarara ahangaha. Papa Remy aratungurwa cyane agahita amubaza ati ese ko mperuka Beti wamwishimiye umbwira ngo ni n'umwana mwiza, ibyo ngibyo byaje bite? Ahita amusubiza ati ibyo ngibyo nabivuze ntari namumenya, ariko ubu ngubu namumenye, naje kumenya ko ari we watumye umwana wanjye amarira minsi yose kuri station ya polisi, niwe wamugambaniye agatuma umwana wanjye bamushyira kuri station ya polisi. Ko ari uko byabaye Imana.
iyo bamujyana muri gereza ubu ngubu ko ku mwana wanjye aba ari hehe, amarira mba ndi kurira yayampoza. Papa Rema araseka agahita amubwira ati umva mama Remi, mbwira ikintu kimwe utaruzi, umuhungu wawe ni umunyamafuti cyane, agira amafuti, ahubwo byabaye Imana nk'uko uri kubivuga. Ibaze iyo uri umukobwa agira nk'ikintu na kimwe aba, wenda ntiduhure, wenda bikagira nk'ukundi kuntu bigenda, ubu ngubu umuhungu wawe ari hehe? Njye ntabwo mba mbyumva, ntabwo mba numva Oscar imbaraga shyiramo kugira ngo abe umwana muzima, ariko ibyo ngibyo bikanga. Hanyuma nawe ibyo ngibyo ntubibone, ukaza umbwira ngo umuhungu wawe mu mafuti gusa nta kindi. Ngaho mbabarira, mfite akazi kenshi ndi bubyuke nkora mu gitondo, kandi naha ngaha ndacyafite ibyo ngiye gukora. Rero mbabarira ugabanye urusaku, urya musinzire, njye mfite ibintu byinshi ngiye gukora. Mama Rema ahita arakara agahita amubwira ati papa Remi, icyo uzi gusa nta kindi ni ukujya mu kazi kawe, ni ukwita ku kazi kawe, ntabwo ubuze ibintu bijya mbere mu rugo rwawe. Ndakubwira ibintu biteye ikibazo ahangaha mu rugo ukabica amazi ukabyihorera. Ndakubwira ngo uriya mukobwa yatumye umuhungu wanjye ababara, ariko ibyo ngibyo ntabwo uri kubyumva, ntabwo ari umuntu mwiza. Ntabwo rero dukwiye gukomeza kubana nawe, dukwiye kumwirukana akagenda, n'ubundi yarasanzwe ari inzererezi. Papa Remi ahita amubwira ati mama Remi, rekera aho ngaho kuvuga amagambo mabi. Icyambere cyo nzi neza ni uko bizi mu mutima wawe ko umuhungu wawe ari umunyamafuti. Icyo ngicyo nicyo kindengera. Rero mbabarira, ngiye gukora akazi kandi mfite n'ibindi bintu byinshi ndi bubyuke nkora. Urumva rero ko nkeneye umwanya, mbabarira rero. Ahita afata imashini ye agatangira gukanda. Mama Remi neza umujinya uramwica, akabura ikintu akora, bararyama bagasinzira. Hacamo iminsi, gusa Betty ntabwo aba yorohewe. Oscar aba ari kumutesha umutwe, akaza akamwiyenzaho, akamutera ubwoba. Haciyemo iyo minsi, Remi n'ubundi umuhungu wabo mukuru araza kubasura, gusa ntabwo aza ari wenyine, aza ari kumwe na fiancé we Runa. Baba basanzwe bamuzi, ariko ntabwo bakunda kubasura cyane. Rero baramwishimira cyane, bakamwakira neza, bakamuhereza ibiryo ndetse n'icyo kunywa. Ibiryo biba byamuryoheye cyane. Mama Rema aba ahari ndetse na Papa Remi. Oscar we ntabwo aba ari aho ngaho hafi, aba yagiye. Bari kuganira, Mama Remi ahita abwira umuhungu we Remi ati none se Remi, turi kubibona rwose ko fiancé wawe umaze kumutwereka, mumaranye igihe, umaze igihe kinini muziranye, ndumva muziranye cyane. Hanyuma kubera iki mudategura gahunda z'ubukwe ngo mukore ubukwe mu bane, mutegereje iki? Runa ndetse na Remi bararebana bagaseka. Remi ahita abwira mama ati mama, ibyo ngibyo rwose nibyo turi kwigaho, gusa ntabwo twari twabifatira umwanzuro, ariko nitubifatira umwanzuro rwose muzahita mubimenya. Papa ahita amubwira ati cyane rwose Remi, ugomba kubifatira umwanzuro kandi ukabanza ukabitekerezaho neza, kuko urugendo mwaba mugiye gutangira ni urugendo runini cyane, rero ugomba kubitekerezaho cyane. Mama Remi aramureba ahita amubwira ati aho ngaho ushatse kuvuga iki? Papa Remi ahita amubwira ati oya, nta kintu nshatse kuvuga, gusa njyewe mwari musanze rwose ngiye mfite akazi, hari abarwayi ngiye kwitaho. Runa wakoze cyane rwose kuza, twari tugukumbuye, ubwo rero naho ubutaha. Ahita basezera agasohoka akagenda. Mama Remi ndetse na Runa bo bagasigara aho ngaho. Haciyemo iminota mikeya, Oscar nawe ahita yinjira. Akinjira ahita arebana na Runa, bagakomeza bakarebana cyane, gusa nta muntu ubibona. Ahita aza agasuhuza mama we, agahita areba umuvandimwe we Remi. Remi agiye guhaguruka ngo amusuhuze kuko ntabwo baba baherukana. Oscar aramureba mu maso amufitiye umujinya mwinshi, agahita amuhereza ikiganza, agahita akomeza akagenda. Remi ahita azunguza umutwe, agahita abwira mama ati mama, ese Oscar aracyameze kuriya? Ntago akinyishimiye, kubera iki ibi bintu koko bizageza hehe? Mama ahita amubwira ati Remi, mwihorere, buriya hagize umunsi mubi, mwihorere. Hanyuma Runa, wari umeze gute? Mu rugo bameze neza? Runa nawe abasa nkaho atameze neza akimara kubona Oscar. Ahita asubiza mama Remi ko ababyeyi be bameze neza, bagakomeza bari kuganira. Umwanya wo gutaha uragera, Runa agataha agasezera umukunzi we Remi. Remi we akaguma aho ngaho, abakumbuye mama we cyane. Mama we aba yicaye muri salo, Remi nawe akaza akamwicara iruhande. Mama ahita amubwira ati Remi, ndabona unezerewe. Remi ahita abwira mama ati yego mama, ndanezerewe, ndishimye, gusa nari mbakumbuye cyane. Mama ahita amubwira ati natwe twari tugukumbuye cyane, uragenda ugawugira mu kazi kawe, ukibagirwa njye mama wawe, ukibagirwa papa wawe ndetse n'umuvandimwe wawe. Wumva koko bizageza hehe koko Remi? Ako kazi kawe ujya ugerageza rimwe na rimwe rwose ukareke. Remi ahita abwira mama ati ariko se mama, ubundi Oscar njye nawe dupfa iki?
ko mbona nyanga cyane byagenze bite uribuka neza ko kera njye na Oscar twari inshuti nta hantu yajyaga ngo mbe nahazi nta kintu yakoraga ngo mbe nakizi ariko sinzi ukuntu byagenze mu kanya gato nkako guhumbya akanyanga cyane mama yaba yarampoye iki koko mama ahita amubwira ati Remi ibyo ngibyo ntago nabimenya gusa umwana wanjye muri iyi minsi ari guca mu bintu byinshi bitamworoheye urabizi neza ko mwariganaga hanyuma kwiga bisa nkaho bimunaniye aguma mu ishuri wowe urigura arangiza ubona amanota meza ubona akazi keza rero wasanga ari byo bijya bimurakaza ariko urabizi neza ko ari umuvandimwe wawe ibyo ngibyo ntago ari birebire hanyuma mbwira ahandi wari umeze gute akazi karagenda mbwira amakuru yawe Remi ahita abwira mama ati mama nubwo rwose ntabizi neza ariko ndakeka Oscar ataranyangiye ibyo ngibyo gusa kuko mbona ari ibintu bikomeye yanyangiye gusa nzashaka umwanya muganirize ariko mama akazi kari kameze neza ibintu bimeze neza nubwo kaba kamperanye ikindi rero cyananzanye ahangaha cy'akarusho nende kugira ngo mfashe ndebe uko nategura ubukwe bwanjye yego wenda ntago twari twapanga itariki y'ubukwe njyewe na Runa ariko byaba byiza ko twayipanga wararangije kumbwira uko yifuza ubukwe bwanjye nkareba ko byakunda cyangwa se bitakunda mama ahita amubwira ati kubera iki se bitakunda njye ndi mama wawe Rema ahita amubwira ati mama mbere na mbere ngomba kubanza kumva umukunzi wanjye ibyo ashaka kuko azaba ari umunsi we ntago azaba ari umunsi wawe mama ahita amubwira ati ndumva rwose mu buzima bwawe haraje undi muntu ariko ibyo ngibyo ni byiza cyane ntago nabyanga hagati aho ngaho ntago wigeze unywa kuri ji kandi hariya hari ji nateguye iryoshye cyane Betty ahita aza yihuta kuko abamuhamagaye agahita amubwira ati Betty genda uzanire umuhungu wanjye ji kandi uyitegure neza ntagire ikosa na rimwe riza kubamo Betty ahita amubwira ko yabyumvise agahita agenda Rema ahita abwira mama ati mama kuyinshura se noneho washatse umuntu ugufasha imirimo yo mu rugo ntago ibyo ngibyo byari bimenyerewe kuva ryari mama ahita amubwira ati Remi uriya mukobwa rwose nabonye anyituyeho gutyo gusa kwa kundi kwa papa wawe ngo yari ari kumufasha ngo ashaka akazi ariko rwose nasanze uko namutekerezaga atari ko ari ibaze ko yatinyutse agafata umuhungu wanjye Oscar akamujyana kuri sitasiyo ya polisi akamarayo hafi iminsi irenga 3 yose umwana wanjye atarya atanywa adasinzira neza nari nzi ngo ni umukobwa mwiza nari nzi ngo ni umukobwa ufite ikinyabupfura ariko uko namutekerezagaho ntago ariko ameze rwose gusa papa we nawe yarananiye yanze ko tumwirukana sinzi icyo uriya mukobwa yaba yaramuhaye kandi yambabarije umuhungu Rema ahita abwira mama ati mama ibyo ngibyo se ubwo yabaye yaramujyanye kuri sitasiyo ya polisi bakamufunga iyo minsi yose nta kintu na kimwe yakoze mama ahita amubwira ati nyine yagombaga kumusaba imbabazi undi akamubabarira bikarangira ntago byagombaga kugera aho ngaho rwose Remi yarakabije cyane Rema ahita abwira mama ati mama ndakuzuwe n'umuhungu wawe rwose wakora igishoboka cyose kugira ngo yishime ngaho reka Oscar tumureke nanjye ndumva naniwe reka njye kuryama ejo mfite ibintu byinshi nzakora hanyuma tuzavugana ejo mama ahita amubwira ati bihese kandi ushatse kumbwira ko waje mu kiruhuko uje no gukorera ahangaha Rema ahita abwira mama ati hoya mama ntago naje gukorera ahangaha ahubwo hari gahunda nyinshi mfitanye na Runa azajya kunyereka ibintu byinshi yifuza ko twakora mu bukwe bwacu ibintu nk'ibyo ngibyo dekorasiyo ibintu byinshi mama ahita amubwira ati ese ndumva ubukwe bwabaye neza Remi ahita abwira mama ati yego mama turi kugenda twitegura gake gake dufata imyanzuro y'ibintu bigiye bitandukanye rero reka njye kuryama mama ahita amubwira ati okay ngaho genda uryame nta kibazo ahita ajya kuryama mu kindi cyumba kwa Oscar aba yicaye ku buriri bwe gusa ibitekerezo byo biba biri kure cyane ari gutekereza yagiye kure cyane muri ako kanya telefone yite ivibra agahita ayifata aba ari nimero atazi arayihorera ntahita ayifata gusa nimero irongera ikisubiramo ahita ayifata akitaba aba ari ijwi ry'umukobwa asa nk'uwikanze kuko iryo jwi abasanzwe arizi amutega amatwi uwo muntu kuri telefone ahita amubwira ati Oscar kuyinshuro rwose ntunyangereze ibintu urabizi neza ko mfitanye ubukwe na murumuna wawe rero ndakwinginze ukomeze ufunge umunwa ntazigera amenya ko njye nawe tuziranye Oscar ndakwinginze mbabarira rwose winyangiriza ubuzima kuyinshuro ubundi kutigeze umbwira ko Rema ari murumuna wawe uwo ngo baba bari kuvugana ni Runa Oscar ahita amusubiza ati Runa nanjye ubwanjye ntago nari mbizi urabizi neza ko twakundanaga twigana
yego wenda ngiye byaje kwanga nguma mu ishuri ariko wahise ugenda ndakubura neza neza nkajya nguhamagara ntihicemo ahantu hose waramburotse ntago nyikubona inshuti zawe zose nta muntu n'umwe wigeze umbwira ahantu uri none ubu ngubu isugaruka gutyo gusa unyituyeho ngo none mfunga umunwa ntago bishoboka Runa genda cyagukunda cyane Runa ahita ambwira ati Oscar mbabarira niba koko nkunda rero reka nanjye nkora ibintu binshimisha mbabarira Oscar kandi nizere ko byumvise ahita kupa Runa ndetse na Oscar baba barakundanye mu gihe cyashize gusa Runa aba yaragiye agasiga Oscar ntamenye ahantu yagiye rero bari kwiyama Oscar kugira ngo murumuna we Remy atazigera amenya ko waziranye na fiancé we amaze kumukupa Oscar abakunda Runa cyane ahita aryama ku buriri bikamucanga akareba ifoto ya Runa hacamo iminsi mikeya Remy ari aho ngaho gusa nta kazi aba afite gukora aho ngaho abari aho ngaho wenyine Oscar aba yagiye ku ishuri mama we nawe adahari papa we nawe yagiye mu kazi mu gikoni Betty ni habari ntago bakunda kuva mu gikoni kuko aba yirinda icyamuzanira amakosa icyo ari cyo cyose Remy irungu riba ryamwishe atangira kuzenguruka inzu yose agahita ajya no mu gikoni asanga mu gikoni Betty ari gutoranya ibishyimbo abagiye kubiteka Remy araza akamwegera agatangira gukora mu bishyimbo ari kugira ngo amufashe Betty ahita amubwira ati uri gukora iki Remy ahita amubwira ati ndi kugufasha gutoranya ibishyimbo wigira ikibazo rwose ndabizi ngibi mama yarabintozaga rero ntugire ikibazo Betty ahita amubwira ati oya ntago nakwemerera aka ni akazi kanjye kandi ngomba kugakora ikindi kandi mama wakubonye ahangaha mu gikoni uri kubikora ibi bintu noneho nahita ntaha byihuse Remy ahita amubwira ati no ntago ngamije kukwirukanisha Betty narinde kugira ngo ngufashe kuko ahangaha mu rugo rwose hari board ndi kubura ikintu na kimwe nkora umukunzi wanjye nawe ntago hari basi ngo tuvugane mama ntago hari papa ntago hari rero urumva ko nta wundi muntu mfite navugana nawe Betty ahita amubwira ati okay ibyo ngibyo byo nabikwemera rwose tukaganira ariko apana utamfashije byo ndaza kubyifasha nta kibazo Remy ahita amubwira ati okay ibyo ngibyo kuri njye ntacyo bintwaye ahita akurura intebe biri ku ruhande akicara agahita abwira Betty ati yego ubu ngubu noneho twaganira wanyibwira uri muntu ki utari waza ahangaha wakoraga iki ibintu nk'ibyo ngibyo Betty ahita abwira Remy ati Remy ngende umuntu usanzwe nitwa Betty nk'uko uri kubyumva aka niko kazi kanjye ka buri munsi Remy ahita amubwira ati yego ndabyumva utaraza ahangaha se wakoraga iki Betty ahita amusubiza ati nakoraga muri restaurant gusa ntago byaje kugenda neza naho baje kunyirukana ubwo rero bamaze kunyirukana nari mu nzira ameze nabi abantu bankubise ntafite uko najya kwa muganga abantu bose bari kunca bakanyihorera ubwo ngubwo nibwo nahuye na papa wawe aramfasha njyana kwa muganga n'umugabo mwiza cyane uko bizagenda kose nzamwitura pe kuko yaramfashije cyane hanyuma mubwira ko ndi no gushaka akazi yanzana ahangaha mu rugo nyine mba mbonye akazi gutyo Remy ahita amubwira ati ibyo ngibyo ni byiza cyane icya mbere ni uko watinyutse ukamusaba akazi urumva iyo utaza kumusaba akazi nta kintu na kimwe rwose yari kugufasha Betty araseka agahita amubwira ati rero nanjye narabiketse ndavuga nti reka musaba akazi wowe se umeze gute Remy ahita amubwira ati njye meze neza ubu ngubu naje mu kiruhuko nk'uko bibona ahangaha ni mu rugo nta byinshi biri aho ngaho gusa n'ikindi kiyongeyeho ndi gutegura ubukwe bwanjye Betty ahita amubwira ati wow ibyo ni byiza cyane Remy ahita amubwira ati yego ariko ndumva biteye ubwoba ariko nzabikora Betty ahita amubwira ati bigomba kuba biteye ubwoba ariko nyine ugomba kubikora kuko nibyo mama wawe ndetse na papa wawe bifuza Remy ndetse na Betty bakomeza bari kuganira uko iminsi igenda ishira bakarushaho kumenyana Remy aba yarishimiye Betty cyane akunda kumufasha ariko Betty akabyanga ibyo ngibyo abari mu masaha nimugoroba bwije cyane Oscar abatari yataha Remy kubera ko abatabimenyereye abari muri salo ari kumuhamagara gusa mama we ndetse na papa we baba biryamye ko babizi neza ko Oscar ataha amajoro rimwe na rimwe undi munsi ntanatahe ibyo ngibyo baba bimenyereye rero Remy aba yahangayitse cyane kuko ni inshuro nkeya basanzwe abibona yicara muri salo akamurindira bidatinze Oscar arahagera ariko ahagera ameze nabi cyane yasinze afite n'icupa mu ntoki ry'inzoga arahagera Remy agahita amufata akamwicaza agahita amubwira ati Oscar ibi ngibi koko bizageza hehe niko tugeze amasaha utari wagera mu rugo Oscar atambwira ati Remy uratangiye
umunyabwenge rwose aratangiye, ubundi nkawe kubera icyo utagiye kuryama. Rema ahita amubwira ati Oscar nari ngutegereje, reba aho amasaha yarageze, naguhamagaraga kuri telefone sinkubone rwose, kandi urabizi mu minsi yashize ukuntu byagenze, wahangayikishije mama, ibaze ko ahantu nari ndi mu kazi yantesheje umutwe habuze gato ngo nze mu rugo nze mufashe kugushaka. Oscar ahita abwira Rema ati Remi, ndabizi neza rwose kuri umukundwa ahangaha, papa aragukunda, nta kintu na kimwe atagukorera, ni wowe mwana we muzima, ni wowe yirirwa arata, ibyo ngibyo ndabizi, ni wowe mwana uzi ubwenge, ni wowe mwana ufite akazi keza, ariko ngiye byaranze. Gusa reka nkubwire ikintu kimwe Remi, reka nkubwize ukuri ntabwo bizigera bikunda, ntabwo ibintu byose nkunda wabinyaka, ntabwo ibyo ngibyo bishoboka Remi, ntabwo bishoboka. Rema ahita abwira Oscar ati Oscar ni ibiki uri kuvuga? Oscar ahita abwira Rema ati Remi wikirengagiza, icya mbere cyo wantwaye papa, ibyo ngibyo byo nsa nkaho nabyakiriye kuntuka buri munsi, kumva nta kintu na kimwe nashobora, ibyo byo narabyakiriye. Ariko Remi uriya we ndamukunda cyane, Remi ndamukunda cyane ku buryo nanatanga n'ubuzima bwanjye. Remi ntabwo aba yumva ibintu Oscar ari kuvuga, ahita amubwira ati Oscar sobanura neza ni ibiki uri kuvuga? Oscar ahita abwira Rema ati Remi Runa ndamukunda cyane, ndamukunda cyane, twarakundanaga aransigara agenda, uhita wowe umutwara kubera ko agukunda gutwara ibintu byanjye byose ukabigira ibyawe, ibintu byose ukabyangiriza. Ariko reka nkumenyeshe ikintu kimwe, ntabwo uzigera ubona Runa, kuko Runa ni uwanjye, ni uwanjye. Remi ntabwo abyumva neza, agira ngo ni ugusinda kwa Oscar, ahita amufata akamujyana mu cyumba akaryama. Bukeye mu gitondo aba yaraye adasinziriye kubera ibintu Oscar yamubwiye, arabyuka akamusanga mu cyumba cye, akahita amukangura, agahita amubwira ati Oscar nshaka ko tuganira. Oscar ahita amubwira ati Remi ndumva rwose mfite umunaniro mbabarira. Remi ahita amubwira ati Oscar ndashaka kukubaza, wigeze ukundana na Runa cyangwa ntabwo mwigeze mukundana? Oscar ahita amubwiza ukuri, agahita amubwira ati cyane rwose Remi, Runa twakundanye kandi igihe kirekire, twariganaga, arangije aragenda gutyo gusa nta kintu na kimwe ambwiye, nongeye kumubona ejo bundi igihe namusangaga ahangaha. Remi ahita abwira Oscar ati Oscar ntabwo nari nzi ko wigeze ukundana na Runa, ikindi kandi nta n'ikintu na kimwe yigeze ambwira ku iyo ngingo. Gusa Oscar ibi ngibi rwose ntabwo bikwiye kudutandukanya njye nawe, Runa ndamukunda kandi dufitanye ubukwe, ibyo ngibyo urabizi. Oscar ahita ahaguruka mu buriri akareba Remi mu maso, agahita amubwira ati Remi nanjye nkunda Runa cyane kandi sinshobora kumubura, ibyo ngibyo nawe ubimenye, kandi ndeka rwose ndyame, ndeka ndyame nduhuke. Remi ahita asohoka, agahita afata telefone agahamagara umukunzi we Runa. Runa ahita amwitabana ibyishimo cyane, akahita amubwira ko yari amukumbuye. Remi amubwira ko ashaka ko babonana, Runa akamubwira ko ari mu rugo. Nyuma y'iminota mike cyane Remi ahita ahagera, gusa ahagera atameze neza, Runa bari kubibona. Ahita amwicaza akamuhereza icyo kunywa, agahita amubaza ati babe umeze neza? Remi ahita amubaza adaciye ku ruhande, agahita amubaza ati Runa mbere y'uko uhura na mukuru wanjye Oscar mwari musanzwe muziranye? Runa ahita amubwira ati no, ntabwo twari dusanzwe tuziranye, none se nari kumumenya gute utamunyeretse? Numva ko bidashoboka, ni hariya rwose namumenyeye. Remi ahita amureba mu maso, agahita amubwira ati Runa uri kumbeshya, reka nongere basi nsubire inshuro imwe yonyine, mbere y'uko ubonana na mukuru wanjye Oscar mwari musanzwe muziranye? Runa ahita amubwira ati iya twari dusanzwe tuziranye Remi, gusa rwose byari byararangiye, ibyanjye nawe byari byararangiye, rwose nta kintu na kimwe tugihuriyeho ubu ngubu. Remi ahita amubwira ati none se Runa kutigeze ubimbwira ukimara kumubona? Ubu ngubu rero Oscar namaze kumenya ko agukunda cyane, akigukunda. Urumva ibyo bintu Runa? Urumva ibyo bintu? Nari nsanzwe ntumvikana n'umuvandimwe wanjye Oscar, none na n'ubu tugiye kongera dupfa iki kintu cyo guhurira ku mukobwa umwe? Runa ahita amubwira ati babe njye ndagukunda cyane, ndagukunda kandi nta kintu na kimwe cyahindura urukundo rwanjye nawe. Remi ahita ahaguruka, agahita abwira Runa ati Runa uracyakunda Oscar cyangwa ntabwo ukimukunda? Runa ahita amubwira ati no, ntabwo mukunda, nkunda wowe. Ni gute wambaza ikibazo nk'icyo ngicyo koko Remi? Remi ahita amubwira ati okay,
nkeneye gutekereza ibi bintu byose, reka mbe ngiye turaza kuvugana. Ahita asohoka akagenda, gusa agenda ababaye cyane. Ageze mu rugo asanga n'ubundi nta muntu uhari, ni Betty wenyine uba uhari. Aramwakira akamubwira ngo namuhereza amazi, ahita yamuhereza. Gusa biba bigaragara ko Remy atameze neza. Betty ahita amubaza ati Remy, hari ikibazo waba wagizera ko ndi kubona utameze nk'uko wari usanzwe umeze? Remy ahita abwira Betty ati Betty, muri aka kanya sinzi ikintu nakora, sinzi icyo nareka, byancanze muri make. Betty ahita amubwira ati niba nta kintu se bigutwaye nakwicara nkakumva. Remy ahita amubwira ati okay, nta kibazo wakicara. Betty ahita yicara iruhande rwe. Remy ahita amubwira ati Betty, nubwo ngenda mbyirengagiza umunsi ku wundi, ariko ntabwo numvikana n'umuvandimwe wanjye. Umuvandimwe wanjye avuga ko papa nkunda cyane kumurusha, avuga ko ndi umwana ababyeyi bakunda cyane, ngo nzi ubwenge, ngo bafite akazi keza. Muri make ibyo ngibyo ntabwo bijya bituma n'umunsi wa rimwe twumvikana. Rero fiance wanjye yageze ahangaha mu by'ejo bundi. Ababyeyi banjye bo bari basanzwe bamuzi, ariko Oscar ntabwo yari amuzi kuko ntabwo dukunda kuganira cyane, ntabwo dukunda kuba turi kumwe, n'ibintu bimwe na bimwe bijya biba ntabimenye. Rero ubwo nibwo bwa mbere Oscar yari agiye guhura na fiance wanjye. Barahuye, birarangira, hanyuma umukunzi wanjye arataha, Oscar nawe aguma ahangaha. Hanyuma rero nijoro nari nategereje Oscar kugira ngo atahe. Yari yatinze gutaha, ataha yasinze, ameze nabi, afite amacupa y'inzoga. Ndabanza ndamufata mwinjiza mu nzu, hanyuma nabonaga afite agahinda kenshi. Hanyuma ambwira uburyo papa nkunda, ambwira uburyo ibintu bye bitajya bikunda, ambwira uburyo ibintu bye byose akunda mbimwaka, kandi koko nta kintu na kimwe ntakora kugira ngo umuvandimwe wanjye yishime. Nibyo ngibyo abambwira ndabyirengagiza kugira ngo dukomeze tubana nk'abavandimwe. Hanyuma abarambwiye ngo ibyo byose nabikora, ariko sinamwaka Runa kuko aramukunda cyane. Byancanze ngira ngo ni inzoga, cyangwa se ngira ngo nundi Runa, ndamwihorera. Mu gitondo nabyutse mbimubazaho, arambwira ngo yakundanye na Runa hacemo igihe kinini, gusa ngo Runa aragenda aramusiga. Nabonaga amukunda koko byanyabyo. Ngiye no kubaza uwo fiance wanjye, nawe arambwira ngo barakundanye. Muri make Betty, nabuze ikintu na kimwe nakora. Sinzi niba nakomeza gushwana n'umuvandimwe wanjye, sinzi niba nareka umukunzi wanjye. Runa ndamukunda cyane Betty, ndamukunda cyane. Muri make nabuze ikintu nkora. Betty ahita amubwira ati Remy, ikintu cya mbere cyo ndumva ibibazo byakubanye byinshi, kuko uriya ni umukunzi wawe na Oscar ni umuvandimwe wawe. Gusa Remy, niba koko Runa gukunda byanyabyo, nta kintu na kimwe kizatuma mutabana. Ikindi kandi, yego ndabyumva n'umuvandimwe wawe Oscar, ariko se kubera iki Runa yamwanze agakunda wowe, mukaba mukiri kumwe, akaba yaragiye no kukwemerera mugakora ubukwe, nuko hari ibintu byinshi yabonye Oscar atujuje. Kandi yego ndabyumva waba uri kwishinja amakosa, ngo uhemukiye umuvandimwe wawe, ariko ntabwo ari amakosa yawe, nawe ntabwo wari ubizi. Iyo yaba ubizi ntabwo wari kubikora. Rero ntabwo ari amakosa yawe. Ikindi kandi Remy, uri umuntu mwiza cyane, uri umuntu mwiza cyane, ushobora no gusanga uwo mukobwa agikunda Oscar ntawamenya. Remy ahita abwira Betty ati Betty, ibyo bintu ntabwo nigeze mbitekerezaho, gusa reka twizere ko atari byo. Betty ahita amubwira ati okay, nta kibazo, rero ngereka nsubire mu kazi kanjye. Betty ahita asubira mu kazi ke, Remy nawe akaguma aho ngaho. Undi munsi Runa aba yaje gusura kwa Remy, gusa aho ngaho noneho bose baba bahari, mama Remy, papa Remy, bose baba bicaye ku meza bategereje gutangira kurya. Gusa papa abo abatari yahagera niwe baba bategereje. Gusa haba hari n'ibindi bitari byagera ku meza. Mama abo ahita ahamagara Betty cyane ati Betty, nk'ubu ngubu uri mu biki koko? Betty ahita amwikiriza, agahita amubwira ngo araje. Ahita aza agatangira kubishyira imbere yabo, ariko banaganira. Baba bishimiye Runa cyane, mama wabo bari kumuganiriza. Betty agera iruhande rwa Runa, agahita amushyira isosi imbere. Gusa Runa ahita amwegeza iruhande, agahita ayimena hasi, ntabwo imumenekaho. Runa ahita amubwira ati Betty, ushaka kuntwika koko? Uri kubona ukuntu iyi sosi ishyushye? Betty ahita amubwira ati hoya Runa, ntabwo nshaka kuyikumena, ahubwo ni uko incitse. Runa ahita amukubita urushyi rwiza cyane, amasahani aba afite akikubita hasi akamenagurika.
Runa ahita amubwira ati reba iyi kanzu nambaye uzi amafaranga igura. Remi ahita amubwira ati Runa yakubwiye ko ari impanuka ni ukubera iki watinyuka ukamukubita. Runa ahita amubwira ati nese ntabwo ubona ibyo akoze. Mama Remi ahita ahaguruka agatoragura bya bimene by'amasahani Beta bamaze kumena, agahita afata ikimene kimwe muri ayo masahani akabimwereka, agahita amubwira ati Beti uzi amafaranga iyi sahani igura, niyo wakifatanya n'umuryango wawe wose ntago mwakigera mubona amafaranga aguze iyi sahani, ni gute utinyuka ukamenera isahani ihenze gutya. Beta atambwira ati mabuja ndakwinginze rwose mbabarira, ndabizi neza ko ntabasha kuyigura ariko ni impanuka ibaye. Mama Remi atambwira ati funga umunwa ikintu kimwe nshaka kumva kiguturutsemo. Ako kanya bari kumutuka Papa Remi ahita aza akahita ababwira ati ariko so igihe mwahereye mumutukira ntago bihagije koko, murekera aho ngaho reka twicare turye. Bose bahita bicara bagatangira gufata ibyo barisha, gusa Runa ntago bari kureba neza. Remi nawe aba yamurakariye, Mama Remi nawe aba yarakaye kuko aba yararakariye Beti cyane. Bose batangira kurya ku meza. Papa Remi ahita abaza amakuru Runa akamubwira ko ameze neza, niwe gusa baba bitayeho kuko wibuka bari umukazana. Bamaze kurya Runa ndetse na Remi baba bari kumwe bari kuganira, Papa Remi ndetse na Mama Remi nabo bari kumwe, gusa Oscar we ntago aba ari aho ngaho. Runa ahita abwira Remi ati Remi kubera icyo utari kunyizera koko, njyewe ntago ngikunda Oscar, ndagukunda cyane kandi ikintu kiri kumbabaza ni kimwe n'ukuntu utari kubyizera. Remi ahita amubwira ati Runa ibyo ngibyo ntago ari byo ndigutekerezaho, ndigutekereza ukuntu wakubise Beti wamuhoye iki. Ikindi kandi nabibonye ko ari we wamumenesheje irasozi, byagenze bite? Runa ahita abwira Remi ati Remi njya mbibonereka, njya mbibona ukuntu iyo ngeze aha ngaho ureba kari agakobwa muba murebana, muba murebana ukuntu ngiye ntakunda rwose birancisha, niyo mpamvu rero ntagakunda. Remi ahita abwira Runa ati Runa aho warasaze, ni gute utinyuka ukanga umuntu nta kintu na kimwe yagutwaye. Icyambere cyo Beti ni umwana mwiza cyane, ikindi kandi ntago nagushyigikira mu mafuti, umenye ko narakaye cyane. Ndacyari mu kibazo cya Oscar ndetse nawe uri kuzana ibindi bibazo. Runa ahita amubwira ati babe nyine nyihanganira pe, gusa njye njya mpfu ukuntu ujya umureba, ikindi kandi kari agakobwa nako mbona kakureba ukuntu, ibyo ngibyo ntago njye mba mbishaka. Remi ahita amubwira ati Runa wakoze cyane kuza uyu munsi, ngaho taha turaza kuvugana nugera iwanyu. Runa ahita amubwira ati none se aka kanya ndahita ngenda? Remi ahita amubwira ati cyane rwose. Ako kanya agiye gusohoka Oscar ahita aza agahita abwira Runa ati Runa nakuvugisha. Runa ahita areba Remi, Remi agahita amubwira ati nta kibazo Runa genda umuvugishe. Bahita basohokana hanze. Runa aba yarakaye cyane agahita abwira Oscar ati Oscar warasaze unshaka iki koko? Oscar ahita abwira Runa ati Runa icyambere cyo ndabizi ko nkunda, urankunda cyane no mu maso yawe biragaragara, kubera icyo uri gushaka kutemera ibintu bikurimo. Runa ahita abwira Oscar ati Oscar nta kintu na kimwe njye nawe twakwigezaho, urabyumva neza. Icyambere cyo ikintu kigutunze ni amayoga, ni abakobwa, ni amafaranga y'iwanyu, nta kindi kintu na kimwe kigutunze. Ngize amahirwe niboneye umugabo nkunda, murumuna wawe arankunda cyane, none urukumbwira ngo njye ntago bishoboka Oscar, ntago bishoboka. Ngomba gutangira ubundi buzima bwanjye nkabuhereza icyerekezo, ntago nakomeza ndi kumwe nawe kandi ibyanjye nawe byararangiye. Oscar ahita abwira Runa ati Runa si ukukubeshya pe, si ukukubeshya, ntago nakwemera ko wowe na murumuna wanjye mubana. Runa ahita amubwira ati Oscar kubera iki se kandi unshaka iki? Oscar ahita amubwira ati Runa icyambere cyo wibuke ko nkuzi, ndakuzi neza, murumuna wanjye nubwo duhora dushwana ariko wibuke ko ari amaraso yanjye, nawe ndamuzi neza, ni umuntu mwiza, ni umuntu sinzi ukuntu namukubwira, ndabizi neza ko muzi, none urukumbwira ngo nkwemerere wowe nzi wowe Runa ubane na murumuna wanjye, ibyo ngibyo ntago nabyemera. Ikindi kandi wasanga disi murumuna wanjye atazi amafuti yawe wirirwa ukora inyuma y'umugongo we. Nugerageza Runa ibyo byose nzabimubwira kandi ntupime, urabyumva neza Runa. Remi ahita akingura umuryango agahita abaza Runa ati Runa ni ibiki utambwiye, ni ibiki wampishe? Runa asa nk'uwikanze agahita abwira Remi ati Remi reka ngusobanurire n'ukuri, Oscar ari kubeshya. Oscar ahita ahindukira agahita abwira Remi ati Remi singibyo ibyo nakubwiraga n'ubundi ntago yabyemera. Remi ahita abaza Runa ati Runa ubundi kuva aho twakundaniye, aho twahuriye wigeze unkundaho na gatoya? Runa ahita amubwira ati Remi
rwose tutari twahura nari umuntu udashobotse. Byo ndabizi, nararaga mu kabari, niho nahuriye n'uyu mukuru wawe Oscar. Ibi byose pe twarabikoze, ariko muri aka kanya narahindutse Remi. Narahindutse, nshaka gutangira ubundi buzima bushyashya, nshaka gutangira ubuzima n'umuntu wanyihanganira akamfata akankomeza, ibintu byose tukabicana muri Remi. Remi itabwira Runati none se kutigeze umbwira ibyo bintu byose. Ahahise hawe rega ntago ariho njyewe nshaka, uwo nshaka ni wowe. Iyo ubimbwira hakiri kare. Runa, muri aka kanya rwose sinzi ikintu nakubwira, gusa umpaye umwanya banze ntekereze ko ibintu byose maze kumva. Ahita yinjira mu nzu, Oscar na Runa bagasigarana. Runa itabwira Oscar ati Oscar, ntakubeshye ntago nari nzi ko ari wowe wanyicira ubuzima bigeze aha ngaha. Ikintu kimwe utazi nuko nkunda murumuna wawe cyane. Remi ndamukunda cyane Oscar. Nawe tafata inzira akagenda, Oscar akaguma aho ngaho. Rema mba yababaye cyane. Hacamo iminsi atari kuvugana na Runa, mama akabibona ko atameze neza ariko akamubwira ko ameze neza. Papa we baba yirirwa mu kazi, agataha nimugoroba ntago baba babona umwanya wo kubonana cyangwa se ngo baganire. Hacamo iminsi mikeya, Runa aramuhamagara akamwinginga, akamubwira ko yifuza ko babonana. Rema aramwemerera akazi iwabo. Akihagera, Runa itabwira Rema ati Remi, ndabizi neza ko naguhisha hahise hanjye. Ubuzima nari mbayemo bwo kurara mu kabari, kuryamana n'abagabo batandukanye, nta kintu na kimwe bimbwiye, nta kintu na kimwe ntekereza. Icyo ntekereza ari amafaranga n'inzoga byonyine. Gusa Remi, aho nahuriye nawe ibintu byose byarahindutse. Mbabareye cyane ko ntabikubwiye, gusa nari mfite ubwoba ko wanyanga. Ikindi kandi ntago meze nkawe Remi. Uri umuntu mwiza, uri umuntu ufite urukundo, wuzuye urukundo. Nagerageje kwisanisha nawe Remi, gusa ndagukunda cyane Remi. Ndabizi ntabwo wenda washobora kunyihanganira, gusa nari nje kukubwira ko rwose wabaye uw'ingenzi mu buzima bwanjye. Igihe twari tumaranye rwose Remi, warakoze cyane. Nabaye undi muntu, narahindutse, ubuzima bwanjye bwari buri kugenda neza neza mbibona. Gusa Remi, ndakwinginze rwose, ndakwinginze mbabarira ko sinshaka kuguhomba. Ibyo ari byo byose rwose, ibyo uzantegeka byose nzabyemera. Icyo ari cyo cyose ngikore, mpinduke, icyo ntazi ukinyigishe, ariko Remi sinkubure n'ukuri. Rema itabwira Runati Runa, nari nje kukumva byonyine. Ndakumvise, muri aka kanya nta gisubizo mfite naguha, kuko ndacyashaka umwanya wo kubitekerezaho. Gusa kubabarira bwo narakubabariye, gusa gusubirana kano kanya sinzi ko twahita dusubirana Runa. Runa ahita amubwira ati Remi, ntago nje kuguhatiriza, gusa igihe cyose uzumva umutima wawe rwose umfitiye imbabazi, uzaho uzansanga. Ahita ahaguruka akagenda, agasiga Rema aho ngaho muri salo. Beta ahita aza, abamuzaniye amazi, agahita yamuhereza. Akimara kuyamuhereza, Rema ahita abwira Beta ati Beti, kunzaniye amazi kandi ntayagusabye, nta nubwo ndi umukunzi w'amazi cyane. Beta ahita amubwira ati nuko nashaka kuganira nawe kandi nari nabuze ahantu mera. Unyihanganire kuba numvise ikiganiro cyawe n'umukunzi wawe, gusa niba bitakubangamiye reka nkubwire ikintu kimwe. Rema ahita amubwira ati nta kibazo wambwira. Beta ahita amubwira ati Remi, biragoye cyane kubona ku isi umuntu ugukunda bya nyabyo. Abantu twese tugira amafuti, turayagira, tugakoserezwa, abantu bakatwanga cyane cyangwa twebwe tukabanga cyane. Ariko reka nkubwize ukuri Remi, iyo umuntu afashe intambwe akaza akagusaba imbabazi, akakubwira ko agiye guhinduka, akakubwira ko yiyemeje gukora buri kimwe, uwo muntu aba akomeje cyane. Kandi urukundo ntago rwaba rwuzuye rudafite imbabazi Remi. Ukwiye kubabarira uraruna, ukamubabarira, mugatangirana ubundi buzima. Ndabizi neza ko nta kintu na kimwe mvuze imbere yawe kuba nakubwira ibintu nk'ibi ngibi, ariko ndabibona mu maso yawe ko ukunda Runa cyane, kandi bizakugora cyane kumwikuramo kurusha uko wamuhereza imbabazi. Nibyo ngibyo nari nje kukubwira. Ikindi kandi mwarakoze kunyakira hano Remi, mwarakoze cyane. Ubwo nabonye akandi kazi niko ngiye gukora. Mama wawe ndabizi neza naramubabaje, nta nubwo nabona uko musezera, gusa uze kumunsezerera cyane. Papa wawe nawe umushimire cyane, umubwire ko yakoze cyane. Nzagaruka kubasura, ariko muri aka kanya bibaye ngombwa ko ngenda. Rema aratungurwa, agahita amubwira ati Beti, aka kanya ntabwo wahita ugenda. None se ugiye kuba hehe? Ugiye gukora iki? Nta n'ahantu tubwiye ugiye kuba basi ngo tuzajye
tukubaza amakuru y'ahantu wagiye uko bimeze uhise ugenda gutyo gusa. Betty ahita amubwira ati Remi rwose nta kintu na kimwe nabashinja, icyo ari cyo cyose mwaragikoze, ubu ngiye kugenda nanjye ndebe ko ubuzima bwanjye bwakongera bukagaruka neza kuko mwampaye itangiriro ryiza, hanyuma nibikunda nzagaruka, ikindi kandi ndatwara nimero yawe nzakubaza uko byagenze wowe na Runa. Nimero yarayimuha agahita afata ibikapu bike yaba afite agasohoka akagenda, uretse Remi wenyine niwe ubuzi ko Betty yagiye, nta wundi muntu ubizi. Mama watashye ndetse na papa we barabyumva, gusa papa arababara cyane na mama arababara, usibye ko yijejisha akabereka ko nta kintu kimwe bimubwiye. Kongera gutangira batari kumwe na Betty birabagora cyane, ariko bakabyihanganira. Hacamo ukwezi kose, ukwezi gushira Runa atabonana na Remi, ndetse Remi nawe atamubona. Remi aba yarasubiye mu kazi, gusa afata indi minsi mike y'ikiruhuko. Araza kwa Runa agakomanga, Runa niwe uza gukingura, akibona Remi arikanga akamuhereza karibu. Akimara kwicara Remi ahita abwira Runa ati Runa mbabarire ko hari haciyemo iki gihe cyose nakuvugisha nakwandikira message, ndi kugira ngo ndebe ko nzafata umwanzuro mbereye kandi umwanzuro ntazicuza mu buzima bwanjye. Runa bari kumutega amatwi ari kumwumva, ahita amubwira ati Remi nukuri nagusabye imbabazi mbikuye ku mutima, nta kintu na kimwe mfite cyo kuguhisha inyuma. Remi ahita amubwira ati ndabizi Runa, gusa wa mukobwa wafuhiraga Betty niwe utumye ibi byose biba. Nkuko nabikubwiye Betty ni umwana mwiza, cyagiye uheruka mu rugo yaraje ambwira uburyo ngukunda, kandi koko nibyo Runa ndagukunda cyane. Ambwira uburyo byangora cyane kukwikuramo kurusha uko naguhereza imbabazi byihuse gutyo. Ambwira ko kandi nta n'urukundo rwaba rwuzuye rudafite imbabazi, numva ko ari byo. Ndavuga ni kubera iki ntakubabarira. Rero Runa niyemeje kukubabarira n'umutima wanjye wose, ariko nsezeranye ko utazongera kumbabaza Runa. Runa ahita abwira Remi ati Remi ntabwo nzongera kukubabaza, icyo ari cyo cyose ngiye kugikora kubera wowe, ndahinduka ibyo ntazi mbyige kubera wowe, gusa unyihanganire ko nuriya munsi nitwaye nabi ngakubita Betty muzize ubusa, nari mfite ubwoba bwo kukubura Remi. Remi ahita amubwira ati rero humura ntabwo uzambura, ikindi kandi nanjye kukubwira ko ubukwe bwacu bugikomeje. Runa arishima cyane kuko Remi abamubabariye, bahita basubirana mu rugo, ubukwe bugatangira gutegurwa. Habura iminsi mike kugira ngo ubukwe bwa Remi ndetse na Runa bube. Baba bicaye muri salo bafite ibyo bari gutegura, ko bifuza ko ubukwe bwa Runa ndetse na Remi buzagenda. Mama Remi ndetse na papa Remi nabo baba bari aho ngaho bari kubitegura. Oscar ahita aza akabahagarara imbere, bose baratungurwa cyane bagahita bamureba. Oscar ahita abwira abo bose baba bicaye aho ngaho, agahita ababwira ati ndabizi neza ko ntitwaye neza imyaka myinshi ishize, ndabizi neza ko nabahangayikishije, ndabizi neza ko nababwiye amagambo atari meza cyane cyane Remi murumuna wanjye, kandi ari njyewe wagakwiye kumubera urugero rwiza. Ndabizi neza ko nashatse no kumutandukanya n'umukunzi we Runa, mbabarire cyane, ntago numvaga uko wiyumva, ariko iyi minsi yose ishize nabitekerejeho, nanjye ubwanjye nitekerezaho. Nibwiraga ko papa akunda Remi cyane kundusha, nibwiraga ko amwifuriza ibyiza kundusha, gusa naribeshyaga. Papa ndabizi ndanabibona ko nkunda cyane, gusa ibyo bintu byampumye amaso, bituma nigira nabi, bituma uko mwanyifuzaga neza neza bigenda birabura, inzozi zanjye ziragenda zirabura. Gusa ndabizi neza ko ibyo ntabihindura, ariko nje kubasaba imbabazi kugira ngo basi mpinduke undi muntu mushyashya, mumfashe kandi muri urwo rugendo. Remi rwose ndabizi narakubabaje, ariko nkeneye imbabazi zawe. Runa nawe nuko nguko, mama we warambabariraga buri munsi, ukamba hafi buri munsi, mbabarire cyane rwose mama. Papa nawe ndi kugusaba imbabazi ko nifuza kuba umugabo nk'uwo wabaye uyu munsi. Ibyo ngibyo kandi ntabwo nabikora ntari kumwe nawe papa. Bose bibakora ku mutima cyane. Rema ahita ahaguruka agahita abwira Oscar ati Oscar ndagukunda cyane, kandi ikindi nta nubwo papa ankunda cyane kukurusha, aradukunda twembi kandi atwifuriza ibyiza. Uyu munsi rwose nari ngutegereje Oscar, nari ngutegereje kuko nari ndi kwibaza ukuntu ndi gutegura ubukwe bwanjye, wowe mukuru wanjye udahari.
utari kumbwira ngo mpindure iki, utari kumbwira ngo ntongeremo iki ngiki. Oscar nari mbangamiwe cyane kandi rwose twakubabariye kera. Ndabeshya mama nawe papa bose bahita bahaguruka bakamuhobera Oscar neza neza, nawe aba yarahindutse. Bakiri kwishimira ibyo ngibyo bya Oscar, ku muryango hari umuntu ukomanga. Runa ahita ahaguruka yihuta akajya gukingura. Agikingura asa nk'utunguwe, aba ari Betty. Betty ahita aza akamusuhuza, Runa nawe akamusuhuza. Atari yasuhuza n'abandi, Runa ahita amubwira ati Betty umbabarire ku bintu byose rwose nagukoreye. Betty ahita amubwira ati nta kibazo Runa, nta kibazo. Ahita aza agasuhuza papa Remy, agasuhuza mama Remy, agasuhuza Remy ndetse na Oscar. Bose baba bamwishimiye cyane. Ahita abwira papa Remy ati papa Remy rwose unyihangane, ndabizi ko nakoze amakosa, nagiye nakubwiye, gusa byari byabaye ngombwa ko ngenda nabonye akazi muri resitora n'ubundi nakoragamo, bamembaga amafaranga meza, rero nagombaga guhita nsubirayo. Rero ntago nari kumara iki gihe cyose rwose ntaje kugushimira. Nje kugushimira ibintu byose wankoreye, warakoze cyane, kandi nawe mama Remy warakoze cyane. Mama Remy ahita amwegera akamubwira ati Betty ahubwo ninjye wakagusabye imbabazi, kubera amafuti y'umwana wanjye Oscar yamumishaga amaso. Umuntu wese waba wamukoze, waba wamuvuzeho nkahita mwanga, gusa Betty unyihanganiye, ndabizi neza ko uri umwana mwiza, kandi banambwiye ko ari we wagize imbaraga zo gutuma Remy ndetse na Runa basubirana. Warakoze cyane rwose Betty. Papa Remy ahita amureba agahita amubwira ati Betty koko se nibyo? Betty ahita amubwira ati oya ntabwo ari ibyo, ahubwo njye nabashije kumwereka ibyo yiyumvagamo koko ari ibyanyabyo. Remy ahita abwira Betty ati Betty wakoze cyane kuza, ntabwo nari nzi kuri buze, gusa usanze tugeze kure. Ni Remy wamuhamagaye yifuza kwaza. Rero ubukwe bwa Remy ndetse na Runa burakomeza, gusa Runa aba yishimye cyane, Remy nawe ari uko nguko. Betty nawe ubuzima ntabwo buba bukiri bwa bundi, ubuzima buba bumeze neza. Oscar nawe amashuri ye aba ari kuyarangiza, ari kugira ngo yongere atangire ubundi buzima, kuko mu rugo bose baba baramuhaye imbabazi, bakamwereka ko batamwanga ahubwo bamukunda cyane, kuko nawe aba ari umwana wabo. Bimvuye ku ndiba y'umutima wanjye, rero reka mfate uyu mwanya nshimire wowe twabanye kuva iyi nkuru yatangira kugeza igeze aha ngaha ku musozo. Reka nizere ko yabashimishije kandi yabakoze no ku mutima kiruta ibindi, mwanakuyemo ya masomo ya bwa buzima tugenda ducamo buri munsi. Reka nizere ko no mu zindi z'ubutaha tuzakomeza turi kumwe tubana umunsi ku wundi. Ni Karangwa Sandrine.